shima Imana niwe ya mbere narangiza kugeraho kandi shima Imana rero yatumye muntekerezaho hari n'abatari banzi ubuyobozi bwo bwarambonaga kuko nari umuturage wabo ariko mwebwe ntabwo nari muzi ubwo rero ndabashimiye n'Imana yo mu ijuru ishimwe ko mbashimiye mugiye kumvira nibivuga ntimwumve nabi ntimudakabire iyi nzu yubakwa nta mugabo wanjye wayigizemo uruhare iyi nzu yubakwa nta musaza wanjye wayigizemo uruhare aho nshimira Paul bwa mbere na mbere nuko yadutekerereje iwacu Rukara iwacu Gahini akaduha kaminuza intekerezaho nayiraniye mu kitanzi nta mwana wanjye wigayo ndagira bafashe umwana mugenzi wacu nta data wacu wigayo ariko ni ukuri mwambere abana beza nanjye nzababera umubyeyi uko nshoboye ndabibashimiye n'Imana yo mu ijuru ndabe iki gikorwa mwakoreye Imana yo mu ijuru izabakorera ibihembo nakora Kagame intore nkuru idutekerezaho uko bwije bukeye twabacitse ku kintu nacikira icumu ndi umuturage w'inabakure nacikira icumu Karugamba ibyo rero shima Imana umva mbere ya byose muhere Paul Kagame amashyi ndamushimiye wadutekereje neza kaminuza ikaza iwacu Gahini ntabwo zari bikwiye twari tunagaritse ariko Paul intore nkuru intore irangaza izindi imbere idutekereza neza iduha kaminuza iwacu ni ukuri rwose twarishimye twaranezerewe ibi bintu ndabikesha Paul Kagame nkabikesha ubuyobozi bwacu bw'umurenge nkabikesha kaminuza uhereye ku muyobozi wo hasi ukageza ku Imana y'umugisha izabakorera ibyo ntabakorera jyewe izabahemba ibyo ntabahemba umva sinzi gusa mwambereye ba Bisengereza mwambereye ba Marume mwambereye ba papa mwambereye kuva ndabashimiye gusa Imana y'umugisha ndatangira nshima rero ndashima ubuyobozi bwa kaminuza na buri umwe wese wagize uruhare muri iki gikorwa ntabwo ubuyobozi bwifuzaga ko byageze i Kigali ariko hagiye habamo imbogamizi zaguma mu rugo twagira ngo turatangiye hagahita hazaho guma mu rugo rigahagarara ndabashimiye rero ubuyobozi bw'ikigo ubuyobozi bw'umurenge ndetse na mama Rebecca nawe ntabwo yahwemye kubikurikirana umunsi ku wundi yabaga ari hariya yabona baje kubaka akaza agakora amasuku yose niwe wayakoze nawe ndamushimiye cyane hanyuma kugira navuga byinshi icyo navuga mu muco dufite tugira n'indangagaciro yo gusigasira ibyagezweho icyo nasaba umuryango wa mama Rebecca ni ukwita kuri iyi nzu sibyo kuko nimuyitaho bizanatera imbaraga ubuyobozi bwo kuba bwafasha abandi bantu sibyo
tuzakomeza kubaba hafi, wenda mu gukora amasuku tuzabasura muri umubyeyi wacu, natwe turi abana banyu. Uretse aba basangwa, abenshi muri twebwe tukaba twaturutse muri Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Rukara. Tukaba rero turi aha ngaha kugira ngo tugaragaze ibikorwa twakoze mu minsi ishize. Kaminuza tuzi ko muri rusange ishinzwe kwigisha, irigisha, ikora ubushakashatsi, ariko ifite n'indi nshingano yo kugira ibyo igeza ku bayituriye. Mukamana rero ari mu bayituriye, ariko uretse n'icyo ngicyo ni uko yaba ari Kaminuza y'u Rwanda, yaba ari inzego za leta, tugendeye kuri gahunda y'igihugu, ni uko dukurikije ubuyobozi bwacu dufite n'umuco wo gufashanya. Icyo umwe arusha undi akaba yafasha undi. Ni muri urwo rwego natwe twatekereje iki gikorwa, ariko nanone hakaza umwihariko y'uko iki gikorwa, nk'uko hari ibindi bikorwa bijya biba ariko bifite ikibisembuye, iki gikorwa cyasembuwe nuko muri uyu mwaka twibutse Jenoside yakorewe Abatutsi ku nshuro ya 24. Mu gihe rero Kaminuza yatekerezaga ibikorwa byakorwa kugira ngo twibuke kandi tuyubaka, nibwo umuyobozi wa Kaminuza yashyizeho komite igenda igira ibikorwa binyuranye musanzwe muzi, byo kwibuka, byo gutanga ibiganiro, byo gusura inzibutso, ariko tunazirikana ko nk'uko tumaze kubigira umuco, ko hari n'igikorwa gifatika twakorera uwacitse ku icumu ukiri mu bibazo by'imibereho runaka, cyane cyane aho yatura. Nibwo rero Kaminuza yafatanyije nk'uko bisanzwe n'Umurenge wa Gahini, baduhitiramo abantu twagenda tureba twafasha. Mu by'ukuri baduhaye imiryango 4, ariko kubera ko ibikorwa runaka bigomba guhera kuri rimwe, nibura muri uyu mwaka dukurikije ibindi bikorwa byagiye biba, twagiye twitegereza dukurikije abagiye batugira inama nanone bazi ibyerekeranye n'iby'inyubako, basanga ibyiza uyu muryango ariwo twakubakira iyi nzu. Ibikorwa twatangiye kubitekereza nk'uko nabivuze mu kwezi kwa 4, tugenda tubinoza dufatanyije n'izindi nzego z'umurenge, dushaka ibikoresho. Tuza guhitamo ko aho kugira ngo dukomereze aho uyu muryango wari utuye, kuko batubwiye ko n'ahangaha ubutaka ari ubwabo, dusanga ibyiza twakwimuka tukaza tukabishyira kuri ubu butaka. Iyo urebye twatangiye mu kwezi kwa 6, mu gihe kitari cyoroshye namwe muzi, mu gihe twari dufite ikibazo cya COVID yagendaga yirukanka, ariko ntabwo byaduciye intege, twarakomeje kugira ngo tugere icyo tugeraho. Uyu munsi rero ubwo duhagaze aha ngaha, tuje kugira ngo twinjize umuryango wa Rebeka muri iyi nzu, turi kumwe n'abandi bakomeje kudufasha muri iki gikorwa, yaba ari iyi nzu, yaba ari izindi nzu ziri inyuma, igikoni, ubwiherero, uru rugo, byose byatwaye, bifite agaciro. Ntabwo navuga ngo byatwaye amafaranga runaka, kuko aha ngaha hakoze ku buryo butandukanye. Bifite agaciro gahwanye n'amafaranga miliyoni 7,950. Ubwo hari ibyaguzwe, ariko hari n'amaboko natwe twakoresheje, ndetse aha ngaha umuntu akaba yaboneraho no gushimira urubyiruko rwacu rwarugizemo uruhare, yaba ari ukubumba amatafari, yaba ari ugusiza aha ngaha, yaba ari ugushyiraho uru rugo, ndetse no gutanga nabo icyo baba bafite gitoya mu byo baba bafite.
ibyo rero nibyo byatugejeje ahangaha, bikaba bifite ako gaciro. Ibi nanone bikaba bitwereka ko abantu bakomeze kuba bafatanya. Ngira ngo hari n'ibindi nabyo niba mwabibonye mwitegereje, twinjije mu nzu kugira ngo uyu mubyeyi aze kuba yahafata aho bari kumwe, cyangwa se n'uwaza kumusura ejo azabona icyo amwakiriza. Ibyo byose ni ibyo kaminuza yatekerejeho. Hari n'ibikoresho yaba ari ibyo kwicaraho muri salo n'ibindi byo mu byumba, nabyo rwose kaminuza yatekereje ko itakora ibirebera inyuma gusa, ahubwo ko natwe dukwiye gutekereza nk'uko natwe twabaho ku buryo twabifashamo abandi. Navuga ko twigiramo byinshi. Ikintu cya mbere tuvuga twigiramo ni uwo muco wo gufatanya. Umuco wo gufatanya, ndetse n'ubwo hari ibyo tumaze kugeza ahangaha, nkaba mbona ko dukwiye gukomeza inshingano yo gusura imiryango duturanye kugira ngo tuganire. Nituganira tugire icyo tubungura, ariko nabo tugire icyo twungurana ku mpande zombi, kuko mu rwego rw'ibitekerezo ntabwo twavuga ko ari twebwe twabyiharira, ahubwo namwe mufite ibyo mwatubwira, mufite ibyo mwatwungura, cyane cyane mu nshingano zacu twavuze, inshingano yo kwigisha. Ntawe wigisha ataganira n'abo baturanye, ntawe ukora ubushakashatsi ataganiriye nabo, ntawe ushobora kugira ibikorwa byo guteza imbere aho aherereye adafatanyije n'abandi. Akaba rero aho ngaho ngira ngo nsoreze, kandi nshimira mu by'ukuri komite yagize uruhare muri ibi bikorwa, nshimira ubuyobozi bwa kaminuza bwayishyizeho, nshimira ubuyobozi bw'umurenge bwadufashije, nshimira n'abandi bagize uruhare muri ibi bikorwa badahagaze ahangaha cyangwa badahari, kubera ko ibi bikorwa ntabwo ari iby'umuntu umwe, ahubwo ni ibya kaminuza ubwayo n'inshuti zayo. Murakoze. Aho nshimira Paul bwa mbere na mbere ni uko yadutekerereje iwacu Rukara, iwacu Gahini, akaduha kaminuza. Icyo mukimwongerera amashyi. Iyo adakora ibi ngo aduhe kaminuza, wenda ntibyari gushoboka, cyangwa se wenda kuko Imana igira inzira nyinshi inyuzamo, yari kunyuza n'ahandi, ariko Imana yanyujije muri kaminuza. Ndamushimye ko ajya twibuka, ndamushimye ko yagize neza, ajya tuzirikana nkatwe abacitse ku icumu. Ndagira ngo abantu bacitse ku icumu mubanze mumumpere amashyi. Imana rero nawe mushimira ko yagize neza, namwe mwese mbashimira, ariko ba mbere banjye Paul Kagame. Mwebwe ntabwo mwari mubi, ndetse nawe ntanzi, nubwo ndi umuturage we, ariko ntabwo nzi. Ariko ndamushimiye ko ajya yicara agatekereza, ari mu nteko ye, agatekereza akibukaho abanyarwanda n'abanyarwandakazi. Ndamushimiye rero kubwo yantekerejeho, abinyuza mu buyobozi bundi, bihinguka muri kaminuza. Kaminuza ndayishimye mbikuye ku mutima. Mbashimiye rero ubuyobozi bwacu butuyobora neza, budutekerereza neza, budukunda, butwibuka uko bwije n'uko bukeye. Ubwo rero mbashimiye aba kaminuza. Sinabona uko mbivuga, bizaguye umugisha kuva mu ntangiriro kugeza ku musozo. Ubwo rero bakoze ubuvugizi nka farije, bica muri kaminuza intekerezaho, nariraye mu kitazi, nta mwana wanjye wigayo, bafashe umwana mugenzi wacu, nta data wacu wigayo, ariko ni ukuri mwambere abana beza, nanjye nzababera umubyeyi uko nshoboye. Mujye munyibuka, muvuge muti uriya ni mama, uriya ni wa mubyeyi. Wenda hari abameze nkanjye batagira gutyo, mbese nacikiye ku icumi n'ahandi, umuturage w'inaha kavukire, naho nacikiye ku icumu, ariko nshima Imana ko ariho nanasubirishwe.
ni ukuri nshimye Imana yangiriye neza ikanyuza icyifuzo cyanjye muri aba bantu. Imana izabaha umugisha uhereye ku rwego rwo hasi ukageza ku rwo hejuru cyane, uhereye sinzi uko nabivuga. Imana yo mu ijuru izabaha umugisha, abadasore badafite abagore Imana izabaha urugo mubona abagore beza, abadafite abana Imana izabaha abana. Umva byandenze, ntabwo ibyanjye nabona uko mbibabwira, gusa baravuga ngo ibyuzuye umutima nibyo akanwa kavuga, kandi ibyuzuye umutima bisesekara inyuma. Ni ukuri ndanezerewe. Peter na Benja baranyagiwe, barara ijoro bavoma, si uko hari icyo banshaka, ni umugisha w'Imana bashakaga. Imana izabaha umugisha. Nibuka Peter na Benja baranyagiwe, umva Imana izabaha amapeti, izabakure kuri ako ibahe n'akandi karenze. Ni ukuri izabaha umugisha mwebwe mwese. Ubuyobozi bwacu bw'umudugudu burahari, ubw'akagari burahari, ubw'umurenge burahari. Ni ukuri ndi umuturage wanyu, kandi nanjye uko nshoboye nanjye ubu mbese nanjye hari icyo Imana yibutse cyatumye ndakora ikaba inkoreye. Nanjye rero hari icyo uko nshobojwe, hari uwo nduteregura, hari abacitse amaguru, hari abacitse amaboko. Genda baruta kuko mfite amaboko ndahinga, mfite amaguru ndagenda, nubwo ari ikimuga ariko ndagenda. Nshimye Imana. Nashatse umugabo intambara irangiye, igihe kiragera turatana, ariko nshimye Imana ari hano. Iyi nzu si wowe wayubatse, ariko Yesu yambereye umugabo. Nta wundi mugabo ninjije, nta wundi mugabo nararanye nawe mu kabari. Nshimye Imana sinigeze muhisha ko ndi butaha inoni, ntabwo mbana nawe rero. Ndi butaha inoni kuko ni se w'abana, agiye nta wundi mugabo ninjijemo, nta wundi mwana nabyariyemo. Niyo mpamvu mbishimira Imana rero. Nawe ahari, aba ni ababyeyi banjye, aba ni abana banjye. Ubwo rero mwese mwakoze, dore n'inshuti zanjye, aba ni abaturanyi, tubanye neza. Ndasaba amazi, baransaba umuriro, twese tubanye neza. Imana rero izabaha umugisha, babambura amazi. Rebeka yabivuze ati ashobora kuba atanzi, arakuzi cyane, niyo mpamvu n'ibi ngibi birimo bikorwa nuko akuzi nk'umuturage w'igihugu cy'u Rwanda. Nzani uwo umuntu ashobora kuba yarebesha amaso. Ngira ngo nahoze ndaranganya amaso muri aba babyeyi bari hano, bose ibinyamuneza byabarenze cyane. Mu by'ukuri nta mbwirwaruhame z'ubwenge bwinshi budasanzwe, uretse kuvuga ngo Imana yo mu ijuru ibahe umugisha, kandi ni ukuri. Ubuyobozi bwa kaminuza n'abanyeshuri n'ubuyobozi bwacu bw'umurenge ntabwo twareka kubushimira. Ndatekereza iki ntabwo ari igikorwa cya mbere gikorewe abantu bacitse ku icumu umurenge wacu wa Gahini. Byinshi mujya mudukorera. Ikindi nibuka, hari inzu nayo mwubatse mu kagari k'Urugarama mu mudugudu wa Kamuyenzi, kandi aho iyo uyirebye nyine ubona ko ari inzu ibereye korerwamo n'umuntu w'umubyeyi. None dutashye n'iyi ngiyi, urebye amanekise ari inyuma, igikoni, amadushe na tuwarete mwubatse. Ni ukuri nta kintu umuntu yavuretse kuvuga ngo Imana ibahe umugisha, kandi urwo rukundo mufite Imana ijye yongera ibibukira no ku yindi mirimo yanyu ibahe umugisha. Mu by'ukuri rero mbona no kubwira abo mpagarariye bacitse ku icumu, aya ni amahirwe tuba tubonye yo kugira ngo ibyo dukorera tubifate neza kandi cyane. Umuyobozi wa ARG ngira ngo Ntuzarukara yabivuze neza ati nitubifata neza bizabatera ishyaka yo kuba banagumya gukora ibindi bikorwa. Aya mahirwe rero tubonye ibi bikoresho, ndatekereza Rebeka, ngira ngo nyuma y'imyaka 5 nabwo tuzagaga dusange ibimeze neza cyane. Kandi warakoze nawe umusanzu wagiye wiha, warawihaye buriya gukora isuku. Hari undi ushobora kuvuga ngo bare waranyubakira akaza agahuza amaboko ati nzajyamo yuzuye, ariko nawe umwanya wakoraga wikorera. Ni byiza cyane. Mureke rero ibi bikorwa tuba duhawe tubirinde neza ndetse cyane, kugira ngo
ubuyobozi bwacu bwadukoreye ubuvugizi, ndavuga ubuyobozi bw'umurenge. N'uyu mwanya byonyine kubona abayobozi ba kaminuza bamanutse, ubuyobozi bw'umurenge bukaba buri hano, n'ubw'akagari bwari buri hano, inzego zose n'umudugudu, ni uko hari agaciro baba bahaye iki gikorwa. Byaba rero biteye isoni, byaba bigayitse twebwe twakoreye ibikorwa tutabashije kubibungabunga. Ndatekereza ariko ko mutabitera inyoni muvuge ko ari ibintu bisanzwe. Urebye ibikoresho bagira ubuntu bwo kwinjiramo, hariya harimo intebe nziza, harimo ibitanda, nabonye n'ibiribwa. Ni igihe cyo kugira ngo ibyo duhawe tubirinde kandi turusheho no kuba intangarugero mu gihugu n'abandi baturage bose muri rusange. Tuba intangarugero, kuko iyo ngo umwana mwiza ngo umusiga yinogereza. Kugira ngo tube intangarugero, tube wa mwase wenyegezwa, pana wa mwase ucuma. Ngo uyu mwase ucuma bawukura mu ziko bakawushyira inyuma y'iziko, ariko nimureke tube wa mwase wenyegezwa kugira ngo dukongeze n'ahandi hose tuvuge tuti ibyo dukorerwa turabizirikana. Soza rero nagira ngo mvuge ngo ubuyobozi bwa kaminuza Imana ibahe umugisha cyane, n'ubuyobozi bw'igihugu cyacu n'ubuyobozi bw'umurenge wacu, kandi ibi mukora turabizirikana. Natwe twiteguye ko abaturage kandi beza bumvira gahunda za leta. Ikindi, aya ni amahirwe tuba tubonye mwa baturage, mwa bagenzi banjye, guturana na kaminuza noneho igakora ibikorwa nk'ibi ngibi. Izi ni zimwe mu nyungu zo guturana n'ibikorwa remezo runaka cyangwa na institusiyo zigiye zitandukanye. Ariko noneho kaminuza by'umwihariko, ntabwo institusiyo zose ziri ku murenge wa Gahina zikora ibindi bitandukanye, ariko ntabwo ariko zubakira abantu nk'uko nguko. Nabo hari ibyo bakora kandi byiza, ariko reka tubashimire iki gikorwa. Imana yo mu ijuru ibahe. Buri mwaka Kaminuza y'u Rwanda yifatanya n'abanyarwanda bose kuzirikana no kwibuka abavandimwe bacu bazize jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. Ubwo rero mama Rebeka yavuze ngo kaminuza ntiyari imuzi, ariko kaminuza iri mu butumwa bwa Perezida wa Repubulika mu bikorwa bya guverinoma bigamije iterambere. Kaminuza rero aho igeze iba igomba gufatanya n'abaturage baho n'ubuyobozi mu gukemura ibibazo bihari. Birumvikana ko ibibazo biracyahari, ntabwo twabisoza umunota umwe, ariko muri gahunda y'igihe kirekire tuba twizera ko gake gake tuzajya tubikoraho. Uru ni urugero rero rw'ibintu bishoboka ko mu iterambere hari abantu tuba tugomba kwitabwaho kubera ubuzima bahuye nabwo, bukababera imbogamizi mu gukemura ibibazo bahura nabyo. Iyo bije rero mu gufasha abacitse ku icumu rya jenoside, twebwe uko tubibona ni ukubateza imbere, ariko cyane cyane ni ukubasubiza n'agaciro. Abantu bashatse ko bapfa ntibapfa, abantu babambuye ababo bagombye kubatiza amaboko ntibahari, ariko twebwe tuba duhari. Inshingano zacu ni ukugira ngo tubasubize agaciro n'icyizere. Ndahamya rero ko mama Rebeka yagombye kuba afite icyizere na bagenzi be muri hano, mukabona ko umuryango mugari wa kaminuza ubari inyuma. Iyo tuvuga kaminuza ni twebwe abakozi, ariko cyane cyane ni twebwe abanyeshuri. Mama Rebeka yarabibonye ko abanyeshuri ntako batagize. Burya kenshi hari n'igihe dukora ibiturutse no mu byifuzo byabo, bigaragaza ko abanyeshuri bacu bafite muri bo indoto nziza zo gutera imbere no guteza imbere umuryango nyarwanda. By'umwihariko nk'aba banyeshuri bacu bo muri asosiyasiyo yo kwibuka, bo baba bareba cyane cyane inyungu z'abarokotse ku icumu rya jenoside ya 1994. Iki gikorwa rero kigeze ku musozo, niyo mpamvu turimo kugitaha. Turabiseguraho wenda ko cyatinze dukurikije gahunda zacu, ariko murabizi ibihe turimo bya covid byagiye bituma tudakora gahunda nk'uko twabiteguye. Ariko turavuga ngo itariki ya 31 ntizadusatire,
urabona ko uyu munsi turi kuri 30, ejo ari 31. Twifuje ko mama Rebeka atangira umwaka rwose ari iwe atekanye. Ibyo twakoze ntago twakwigamba ngo ni ibitangaza, ni bike mu byo dushobora gukora, ariko mu gihe kirekire nk'uko nababwiye tuzakomeza tujye dukorana n'ubuyobozi bw'umurenge n'inzego z'ibanze gukemura ibibazo byose biri hano kaminuza iri. Ntabwo rero nizinda mu magambo, ndasoza nshimira rwose Rebeka yabigizemo uruhare, abaturanyi mwabigizemo uruhare, abanyeshuri na komite ishinzwe ibikorwa byo kwibuka muri kaminuza yacu y'u Rwanda ishami rya Rukara. Bose ntako batagize ngo bitange kino gikorwa natwe tube tukishimiye, tukizihiza kandi twishimira ko mama Rebeka agiye gutura heza, agiye gutura atekanye, bityo agatekereza kure, areba iterambere n'ibindi byamuteza imbere. Ubwo ntizinze mugambo rero ubutumwa bwanjye bwa rubwo, tuzakomeza kubana nawe n'abandi bafite ibibazo bijya gusa cyangwa bitandukanye bacitse ku icumu rya jenoside. Ni inshingano zacu za kaminuza ko tubyumva ko tugomba kubaba hafi, tugakorana n'umurenge tukabafasha kubaho batekanye kandi bakiteza imbere. Murakoze. Kuko tuyobora mu biganiro kandi akatuyobora neza, nawe turamushimira. Ndagira ngo nanjye rero umwanya mwari mumpaye banze nshimire ubuyobozi bukuru bw'igihugu cyacu burangajwe imbere na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame, kuko ibi dukora byose ni mu cyerekezo cyiza tuba twarahawe n'umukuru w'igihugu. Ni byiza cyane rero kandi natwe byo kwishimira, kuko natwe izo nshingano tubasha kuzikora kandi tukazikora neza, tukabona ibintu nk'ibi ngibi. Ndagira ngo nshimire kandi ubuyobozi bwa kaminuza y'u Rwanda ishami rya Rukara. Twahoze nagize kubaza uriya mubyeyi, umuyobozi wa kaminuza uramuzi, atwereka campus administrator, ngira ngo ntiyaramuzi, ariko buriya kuba utari umuzi ntugire ngo si uko yarayobewe yuko ibyakorerwaga aha ngaha byose hari na kimwe yarayobewe, ahubwo ni za nshingano zindi, inshingano nyinshi. Umuntu uyoboye urwego rukomeye rwigisha abanyabwenge, rwigisha abayobozi, birumvikana afite inshingano nyinshi. Ubone niyo mpamvu inshuro nyinshi tutagiye mubona aha ngaha, ariko abo wabonye bose buriya zari intumwa ze, nk'uko nawe ari intumwa y'umukuru w'igihugu. Niyo mpamvu tutagiye mubona aha ngaha. Washimiye cyane ba Peter na ba Benja n'abandi babonye aha ngaha bose. Yego buriya bose babagano ari intumwa zatumwe n'umuyobozi wa kaminuza. Niyo mpamvu rero tutamubonye aha ngaha. Ndagira ngo mvuge wenda kuri ibikorwa bitandukanye dufatanyamo na kaminuza y'u Rwanda ishami rya Rukara. Nubwo twicaye aha ngaha twishimira iyi nzu nziza dutashye ku mugaragaro ntawe Rebeka, si yonyine, si nacyo gikorwa cyonyine dukoze, cyangwa nanjye kuva ngeze muri uyu murenge si nacyo gikorwa cyonyine dufatanyijemo na kaminuza. Ngira ngo si yo nzu yonyine dutashye, hari n'indi twigeze gutaha Mukamuyenzi, nk'uko perezida wa Ibuka yababwiye, yuko mukecuru Mukabigabiro. Hari n'inka yahawe na kaminuza, n'ibindi bikorwa bindi dufatanyemo byinshi, birimo kwigisha, gufasha abakuze batazi gusoma no kwandika. Dufite abakorerabushake baturuka muri kaminuza badufasha mu kwigisha abakuze batazi gusoma no kwandika, tukabigisha kandi bakabimenya, nabo bakabasha kumenya gusoma no kwandika, bakabasha kujya kuri banki bakisinyira.
bakabasha gutunga agatabo ka sako azi amafaranga yanditsemo yabikijemo azi n'umubare wayo bagatandukana n'ubujiji. Bivuze ngo rero kaminuza iri aha ngaha ni umugisha ku banyagahini, ni n'umugisha ku bayituriye bose. Kugira ngo mufashe munsabe abantu bari aha ngaha, mufashe dushimire ubuyobozi bwiza bwa kaminuza buri aha ngaha. Abanyakubahwa abayobozi ba kaminuza turabashimira cyane kubw'ubufatanye bukorana buri munsi. Hari ibintu namaze kuvuga, hari za mobilisation dukorana buri munsi, mobilisation zo kugarura abana bataye amashuri, dufatanyamo bakagaruka mu ishuri bakongera bakiga, kwavana ahantu hatandukanye. Hari ibikorwa bindi duhuriramo kandi byose bigamije biri murongo mwiza wo kubaka igihugu. Ngira ngo abandi bayobozi b'indi mirenge yindi bajya babona rimwe na rimwe dukora, bakambwira ngo ariko ibyo wenda nk'ibyo tuvuga tuti ibi n'ibi byashoboka, ariko wese ngiye ntabishobora. Buri wese arambwira ngo ufite kaminuza wowe. Ni ukuvuga ngo kaminuza ni urwego rusapotinga umurenge cyane rwose. Mbasabe rwose mwongere mubashimirire, badufasha buri munsi, badufasha mu kazi ka buri munsi. Icyo dukenera icyo ari cyo cyose mu kijyanye n'iterambere ry'abaturage, mu kijyanye no kuzamura imibereho myiza y'abaturage, turafatanya rwose umunsi ku wundi, kandi rwose ubutumwa bahawe babukora neza, bakongeraho n'ubwo kudufashiriza abaturage bacu. Abayobozi ba kaminuza rero ndabashimiye, ariko ndongera no gushimira cyane ARG Cyusa. ARG ni abana bacitse ku icumu, barokotse jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. Birumvikana abari aha ngaha wenda iki gihe bari bato cyane, ariko n'abana cyangwa se wenda bavutse inyuma gato yaho, basanga amateka mabi yaranze igihugu cyacu, ariko basanga nanone igihugu gifite icyerekezo cyiza, gifite imirongo myiza, nabo bawugenderamo, nabo bari mu cyerekezo cyiza, aho abana batekereza bakicara. Ubu ntabwo ari abana, ubu ni bakuru ahubwo, aho bicara bagatekereza ikintu nk'iki ngiki, bakageza mu buyobozi, ubuyobozi bukabafasha, nabwo bwiza bukabafasha, hanyuma tukabona igikorwa cyiza nk'iki ngiki. Namwe rwose ARG Icyusa turabashimiye cyane, mwarakoze gutekereza ibintu byiza, mwarakoze gutekereza ibintu binini nk'ibi ngibi, kandi nishimwe rikomeye cyane. Namwe mubafashije, mumfashe tubashimiye. Ndagira ngo ruke kuri ku mugenerwabikorwa Rebecca washyikirijwe iyi nzu. Bahoze bagushimira ko nawe wabigizemo uruhare mu kugira imirimo myiza ukora aha ngaha, mu kubafasha abakoraga imirimo aha ngaha. Ni byiza cyane, warakoze. Ntabwo umeze nk'abandi bagenerwabikorwa bandi tugira, aho tugira abagenerwabikorwa bandi, iyo babonye umuntu aje kubafasha baricara bakituriza, barangiza bati nibabikore n'ubundi nibabikore. Hari n'abagenerwabikorwa rimwe na rimwe baba bazi yuko ibibakorerwa ababikora bahembwa. Hariho abantu benshi baba bazi ko ababikora bahembwa. Umuntu ukazana umuganda ukaza gukora iwe, yakora iwe utize ko utakoze, ati ntibakore n'abafitemo inyungu. Mbega bigasa nk'aho abantu kugira neza ari inyungu zabo, wowe atari inyungu zawe. Ariko ni byiza ko nawe wabanye mu bugenerwabikorwa mwiza, ukaba warashoboye kugira imirimo ukora aha ngaha, ukaba warabafashije. Ubu turebanamo n'icyizere ko n'iyi nzu ukuntu tuyiguhaye, ukuntu kaminuza iguhaye, ukuntu tuyitashye isa neza, turahamye yuko no mu minsi ikurikira n'imyaka izakurikiraho yindi, nabwo tuzasanga inzu isa neza. Ntacyo tugusaba, dusaba n'abandi bose kubungabunga ibyagezweho. Byaba biteye isoni inzu tuyiguhaye imeze gutya, ejo bundi twagaruka tugasanga inzu yabaye nabi, yaravugaguritse, wenda iramutse igize ibyo yangirikaho bitari mu bushobozi bwawe birumvikana, ariko nawe byaba biri mu bushobozi bwawe. Ntiwabura kubikora, ntiwabura kubitunganya, ntiwaceceka ngo uvuge ngo reka nzajye ku murenge ngo kubibabwira ngo inzu yanjye ngo irimo irangirika. Hari uza kurega inzu ukagira ngo iyo nzu arega ahari wenda hari undi bayiraranamo, se wenyine cyangwa se we n'umuryango we wiraramo.
byiza rero, ni byiza no kugira umuco mwiza wo kubungabunga ibyagezweho, kuko ibi ngibi biba byatwaye amafaranga, byatwaye ubushobozi bw'abantu, kandi bakoraga rimwe na rimwe bakoraga mu mufuka wabo, batakoraga mu isanduka ya leta, bakoraga mu mufuka wabo, ari ubwitange, ari imbaraga zacikiye ahangaha. Utumvisha tubwira ngo ba Benja abashoferi bakoraga akazi kanini cyane, ba Peter bakoraga akazi kanini cyane. Buriya ntimugire ngo mu kazi bashinzwe rwose mu byo bahemberwa hari uko bagomba kuvomera amazi cyangwa bagomba kugira gute. Ibyo yari inshingano y'inyongera bahawe n'abayobozi babo. Urumva rero hari imbaraga z'abantu baba bakoresheje, hari abana b'urubyiruko bafashe umwanya wabo bakabasubira mu masomo, bakabagira ibindi batekereza bindi, ariko bafite umwanya wabo baza kukubakira ahangaha kugira ngo ubundi nawe ujye heza, ube heza, ube mu bujyahabi. Urumva rero birasaba ko nawe ubwo bwiza bagushyizemo bwose uharanira kubugumamo. Ibyo nubigeraho rwose byagezweho ukabibungabunga neza, biza rwose ibikorwa bizagenda neza. Ndagira ngo ngaruke nanone ku bacitse ku icumu, namwe benshi muri aha ngaha mwadufashije kuza kwitabira ibirori byiza byo gutaha iyi nzu. Hariho iyi nzu nk'ingiyi bayubakiwe Rebeka, iba igomba kuba ikimenyetso cyiza, igomba kuba ishimwe, igomba kuba umutwaro mu mitima ya bamwe. Kugira ngo bigarukeho, hariho uri aha ngaha wenda avuga ati kuki jyewe ntayubakiwe, ariko utarebeka ubonye inzu n'undi nawe azabona n'ikindi. Igihugu ni icyacu, ntawe dusiganwa nawe, ni byiza kandi nitwe bibereyeho. He kugira rero uwumva atabonye iyi nzu ngo yumve nawe yakabaye ari we byahereyeho, kuba yabyarahawe, kuba Rebeka ari we wayibonye, nta ruhare runini ntekereza ko yabigizemo. Buriya nta n'ubukangurambaga yabigizemo, nta n'amajoro yagenze rwose, nta n'ibidasanzwe byabaye. Ngira ngo wenda muzanamubaze navuga yuko wenda hariho yagize uwo bisaba byinginga cyane. Ntabwo ari byo rero, nuko Rebeka ari we wari uri mu babaye icyo gihe, kandi binagaragara. Namwe rero n'undi udafite wenda n'undi ufite ibindi bibazo bindi, byaba iby'inzu, byaba byagira inka utarabona, byaba indi mfasha cyangwa indi nkunga yindi iyo ari yo yose, turabizirikana. Ibitaraza uyu munsi, ibitarakugeraho uyu munsi, nawe ejo bizakugeraho. Ibyagezweho rero byikubera umutwaro, yigucumuza udafite icyo ubikoreho, ahubwo binezererwe, byishimire, wumve wishimire ko Rebeka uyu munsi ahawe inzu, wumve ko nawe ikindi kizaboneka ikindi gihe nawe uzagihabwa. Ariko icyo wahawe Rebeka cye kugutera ikibazo, kubwo nabyo ngize ngo mbigarukeho, kuko mbanzi neza yuko murabizi ko tubana mu buzima bwa buri munsi, kandi ibyo dusangiye ibyiza ni kuri byose. Ndagira ngo ikintu kinagira ngo gishimangireho, bigarukeho, mbasaba kubana neza, mbasaba kubana neza n'umutima mwiza no gukundana. Ubu ngubu banyakubahwa abayobozi muri aha ngaha, dufite n'indi nzu hirya hariya ya 3 in 1, za zindi bakoresha 3, nazo leta mu mihigo ya leta twubakiye abacitse ku icumu. Nabyo kandi nabo ntekereza ko babanye neza. Ubwo cyo kubana neza no kongera gukundana no kongera gufatanya no kongera gufatanya no gushyigikirana ni byiza nabyo. Nagira ngo mbabwire gukundana, ibijyanye no gufashwa byo, gufashwa no gufashwa, kandi na leta irabakunda, leta irabemera, irabazirikana rwose. Ubufasha bwo aribwo bwose bwaboneka uyu munsi ni Rebeka warugezweho, ariko ejo niwo uzabugezweho, kandi nawe nugerwaho nawe tuzagushyigikira, kandi tuzaza mu rugo tutaye byiza nk'ibi ngibi wabashije kugeraho, kandi cyangwa se gufashwa mu bundi buryo bundi. Ndabashimira rero, ndabashimira mwese twahuriye aha ngaha, ndashimira abayobozi ba kaminuza, ndashimira abaturage twahuriye aha ngaha mu rugo rwa Rebeka kugira ngo tumushyikirize iyi nzu nziza. Mbasaba ko muzagira umwaka mushya muhire, ndabifuriza umwaka mushya muhire, kandi muzawurye ntuzabarye, ariko none muzarusha no kwirinda coronavirus, kugira ngo umwaka nawo tuwusoze neza, dutangire n'undi. Murakoze, kugira amahoro y'Imana.